Impyiko ni ingenzi cyane ku mikorere myiza y'umubiri wa muntu kuko zifasha mu gusukura amaraso, kwinjiza imyunyungugu mu mubiri, kuringaniza acide mu maraso no kwikiza imyanda n'ubundi burozi biba mu mubiri. Ni kenshi ujya wumva ngo runaka akeneye guhindurirwa impyiko kuko izo yari afite zangiritse, nyamara kugira ngo impyiko zangirike zihagarike gukora burundu bisaba igihe kirekire kugira ngo bigaragare, kuko burya impyiko zishobora gukora zifashishije 20% y'ubushobozi bwazo bwose. Ibi ni ukuvuga ko bisaba igihe kirekire kugira ngo ibimenyetso by'uko urwaye impyiko bigaragare kandi ko impyiko zahagaritse gukora burundu. Ibimenyetso byo kwangirika kw'impyiko bigaragara bigeze kure cyane kuko zangirika gahoro gahoro kugeza zitakaje ubushobozi burundu bwo gukora. Iyi ni nayo mpamvu ugomba kuzibungabunga neza kugira ngo zitangirika. Bityo hano twabateguriye ibintu 7 abantu benshi bakunda gukora kandi byangiza impyiko, nyamara kubyirinda byabafasha gukomeza kugira impyiko zikora neza. Reka dutangire ikiganiro mbasuhuza kandi mbashimira kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu nk'uko bisanzwe. Bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo bifuza kutubaza cyangwa kudusobanuza twandikire muri comment. Ariko kandi ntubyihererane, ukande like, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, naho ngiye mugiye kubana nitwa Mizero Crispin. Mbahaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe ibintu 7 abantu benshi bakunda gukora kandi byangiza impyiko, nyamara kubyirinda byabafasha gukomeza kugira impyiko zikora neza. Icyambere, kutanywa amazi ahagije. Amazi ni ingenzi cyane ku buzima kuko burya impyiko zikenera amazi menshi kugira ngo zibashe gukora neza. Mu gihe utanywa amazi ahagije bishobora gutera uburozi bwinshi, toxin, kwirundira mu maraso, ahanini bitewe n'uko nta mazi ahagije agera ku mpyiko ngo zibashe kubusohora. Icya kabiri, kurya umunyu mwinshi ndetse n'isukari nyinshi cyane. Nubwo umubiri ukenera umunyu, sodium, kugira ngo ukore neza, gusa kurya umunyu mwinshi byongera ibyago byo kwangirika kw'impyiko, bikanazamura umuvuduko w'amaraso. Ku munsi ntugomba kurenza 5 z'umunyu. Akanda gasubiramo kugira ngo mukumve neza. Ku munsi ntugomba kurenza 5 z'umunyu. Ikindi kandi abantu bafata isukari nyinshi byongera ibyago cyane byo kugira proteine mu nkari, kandi proteine mu nkari ni ikimenyetso cy'uko impyiko zawe zangiritse. Gusa iyo bimenye hakiri kare ibi bishobora kuvurwa. Icya gatatu, gufunga inkari kenshi kandi igihe kinini. Gufunga inkari biremerera cyane impyiko bikanazangiza. Kuzifunga kenshi buri gihe byongera ibyago byo kuba wazana utubuye mu mpyiko, kidney stones, cyangwa se zikangirika burundu, kidney failure. Bityo rero ni byiza ko igihe ushakiye kwihagarika ukwiye guhita ujyayo udatinze cyane. Icya kane, kunywa inzoga bikabije. Inzoga nubwo zemewe kandi ushobora kuzisanga ahantu hose, ariko burya ni uburozi bukomeye ku mwijima n'impyiko. Igihe uzinyweye ku rugero rwo hejuru, kuba wanywa agacupa kamwe cyangwa ikirahuri kimwe bitewe n'imyemerere yawe mu gihe runaka ntacyo byangiza, ariko kunywa nyinshi cyane uba wangiza bikomeye impyiko zawe. Icya gatanu, kudasinzira bihagije. Gusinzira neza bihagije ntibifasha umubiri wawe gusa kuruhuka, ahubwo birinda n'impyiko kwangirika. Agahu kazo kiyuburura ari uko wasinziriye neza. Mu gihe utasinziriye bihagije bishobora kwangiza izi ngingo kuko birumvikana utabashije kuruhuka ntago agahu kabasha nako kwiyuburura. Icya gatandatu, kubura imyunyungugu na vitamins mu mubiri wawe. Ifunguro rikungahaye ku mbuto n'imboga ni ingenzi cyane ku mikorere myiza y'impyiko zawe n'umubiri wawe muri rusange. Magnesium na vitamine B6 ni byiza cyane mu kugabanya ibyago byo kugira utubuye mu mpyiko twa kidney stones. Utu tubuye dushobora guterwa no kubura iyi vitamine ndetse n'imyunyungugu. Icya karindwi, kurya proteine nyinshi zikomoka ku matungo. Kurya ibibonekamo proteine nyinshi nk'inyama z'umutuku byongerera cyane akazi impyiko. Uko izi proteine ziyongera bivuze ko impyiko zihabwa nazo akazi kenshi ko gukora kandi gakomeye, bikaba byaziteza kwangirika burundu cyangwa se kudakora neza.
ese wowe twabanye turebera hamwe ibintu 7 abantu benshi bakunda gukora kandi byangiza impyiko nyamara kubyirinda byabafasha gukomeza kugira impyiko zikora neza. Muri ibi byose usanze wowe ukora ibihe cyane. Niba hari icyo ubonyemo nyaboneka nicyo giye kugira ngo bireke ubundi utangire kubungabunga ubuzima bwawe. Reka tubashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho twabaganirizaga ku bintu 7 abantu benshi bakunda gukora kandi byangiza impyiko nyamara kubyirinda byafasha gukomeza kugira impyiko zikora neza. Reka dusoze mbashimira kubana natwe, ariko mbibutse ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo nanjye nkunze kugira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo bifuza kutubaza cyangwa kudusobanuza twandikire muri comments, ariko kandi ntubyihererane, ukande like, ukore na share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Iki cyari ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Nge nari Mizero Crispin. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kugira ubuzima buzira umuze.